iyo nza kuba umurozi nari kuroga abanyarwanda mwese, nkabaroga gukunda igihugu, dore ko hari ibintu muhugiramo mukagenda mugakunda ibyo ngibyo mukareka gukunda igihugu, ibyo bikambabaza. Nkavuga ngo abarozi baroga abantu aba bari kwimaza iki? Babura kuroga abanyarwanda ngo bakunde igihugu, bakajya kuroga abana b'u Rwanda bakabaroga bagapfa. Ibyo ngibyo ntacyo bimaze. Njyewe iyo nza kuba umurozi nari kuroga abanyarwanda gukunda igihugu, indangagaciro z'igihugu, ndetse ariko abanyarwanda ngira ngo nta muntu utazi ikipe y'igihugu ngo Amavubi. Nta muntu utazi Amavubi hano. Iyo Amavubi yakinnye muragenda mukagaragaza ubumwe. Banyarwanda mugire ubwenge, ntabwo u Rwanda rukeneye injiji gusa. Amavubi hano yaza agakina mugakunda igihugu mwese mugashyigikira ikipe. Ntabwo urwo rukundo mugaragariza ikipe muzajya murugaragariza u Rwanda. Mukorere hamwe nk'uko mujya mubikora ikipe y'u Rwanda yagiye hanze gukina mu mipira. Ariko muraryana mukarumana, ibyo bizabageza kuki? Hari abantu baba hanze bababeshya, umuntu akaza akakubwira ngo muri Amerika, muri Canada, mu Bushinwa ngo niho hari amazu meza. Abo bantu babivuga ntabwo bazi u Rwanda. Bazicare bige, baze barebe Kigali, nibwo bazabona icyo kuza kubabwira. Naho kubabwirisha umunwa batarahagera gusa bakabakangisha ngo muri Amerika ngo ni heza, ntabwo ibyo ari ingenzi. Ahubwo nabo baba babuze uko baza hano mu Rwanda. Ibyiza Kagame ari kutugezaho ngira ngo namwe murabibona rwose.